Ku myaka 12 niwe wenyine warokotse impanuka y'indege A310 yahitanye abagera ku 152. Bahia Bakari ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa akaravutse tariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka 1996 niwe muntu rukumbi warokotse impanuka y'indege flight 626 ya Airbus A310 ya kompanyi yitwa Yemenia ubwo yagwaga mu nyanja y'Abahinde hafi y'ibirwa bya Komori ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2009 igahitana abantu 152 bari bayirimo harimo na mama we. Bahia utaruzi koga neza yamaze amasaha 13 mu nyanja mu mwijima abumukera aho ari wenyine afashe kimwe mu bice by'indege mbere yuko batabazi bamugeraho. Uyu mwana w'umukobwa akaba yahagurukanye na nyina Paris mu gihugu cy'Ubufaransa berekeje mu birwa bya Komori mu kiruhuko. Nyuma yuko batabazi bamugezeho ihise atwarwa mu ndege ya Falcon 900 aherekejwe ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihe mu Bufaransa Alain Joyandet ajya kuvurirwa mu bitaro by'i Paris aho yahise asanga ise Kassim Bakari amutegereje. Bahia mu bikomere yagize harimo ibyo mu maso yari yahiye mu mavi ndetse yanavunitse amagufa yo mu rukenyerero n'akaboko. Bakari yamaze ibyumweru bitatavurwa mbere yuko bamusezerera. Mu mwaka wa 2010 akaba yanditse igitabo gikubiyemo ubuhamya bwe yise Moi Bahia la Miraculée. Iyi ndege ya kompanyi ya Yemenia yakoze impanuka ubwo haburaga iminota mike ngo igere ku kibuga cya Prince Said International Airport ari naho yagombaga kugarukira. Umupilote yaje gukora ikosa ryo kuyobora nabi ndetse nabo bari kumwe banyuranya amakuru n'abari bari hasi kuri control bashiduka indege yaguye mu nyanja ihita ishwanyuka. Mu buhamya bwe Bahia yavuze ko ubwo yari mu nyanja yumvaga byarangiye nta hantu ubutabazi bwaturuka. Ikindi ngo amavuta indege ikoresha yari yamugiye mu kanwa ku buryo yumvaga icyanga cyahindutse. Yavuze ko bakinjira muri iyo ndege batunguwe n'umwanda yari ifite ku buryo harimo n'amasaza aguruka ndetse inanuka nabi ku buryo buri wese yifuzaga ko bashyikayo vuba. Mu gutangira kumanuka ngo indege yabaye nk'ititiraho ukuntu ariko arebye bagenzi be abona ntibibateye ikibazo. Hashize akanya gato yumva umubiri ubaye nk'ukubiswe n'amashanyarazi kuvuga ntiyongera kumenya ibyakurikiyeho. Yaje kugarura akenge abona ari mu nyanja. Akibona ko ari wenyine mu nyanja ngo yahise atekereza ko ari wenyine byabayeho abandi bashobora kuba bageze iyo bajya. Hashize akanya gato ngo yaje kumva amajwi y'abantu atabaza mu rurimi rwo muri Komori. Gusa ayo majwi y'abari baguye mu mazi yagiye agabanuka nawe ngo yageze aho ararira ariko n'ubundi ngo yumvaga ntacyo biri butange. Mu masaha ageze kuri 13 yamaze afashe igice cy'indege ngo hari naho agatotsi kamutwaye. Nyuma ngo yatangiye no gutekereza ko mama we ashobora kuba yamaze gupfa. Akimara gutabarwa ngo ikintu cyamugoye kwakira ni urupfu rwa nyina bari inshuti cyane. Mu rukiko ikompanyi yarezwe icyaha cyo kwica umuntu utabigambiriye ikaba yategetswe gutanga impozamarira ingana na miliyoni 30 z'amaero kuri buri muryango w'umuntu, ni ukuvuga asaga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda.